uyu munsi twahimbaje umunsi mukuru w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti, umunsi mukuru w'umuryango duhimbaza muri Kiliziya Gatolika. Nk'uko wabivuze, umuryango ugizwe n'ibyiciro bitandukanye. Birumvikana ugizwe n'umugabo n'umugore, ababyeyi, ukagirwa n'abana, ukagirwa n'urubyiruko. Mu guhimbaza uyu munsi, icyo nifuza cyane cyane mbwira ababyeyi, kuko ni mwe mukuru y'imiryango, no kugira ngo umuryango wacu, cyane cyane umuryango w'abakristo, tube intangarugero, cyane cyane twubaka umuryango urubakiye ku indangagaciro zidufasha kugera ku byiza twifuza. Umuryango ukagaragaramo amizero, birumvikana dukora kuri Kristo, ukarangwa n'amahoro, ukarangwa n'ubumwe. Iyo tuvuze umuryango, cyane cyane tuvuga n'uburere ababyeyi bagomba abana. Hagira ngo cyane cyane sindagire ku burere bw'abana bacu, uburere bw'urubyiruko rwacu. Turi mu isi irimo byinshi, ibyo ni byinshi byototera umuryango. Babyeyi, by'umwihariko ababyeyi ba Kristo, ibyiza twifuza abana bacu, natwe twifuza kuba umuryango wishimye, nuko tubyubakira ku burere nyabwo duha abana bacu. Guha abana bacu uburere, aba batoya tubona n'urubyiruko, kugira ngo badatwarwa n'iby'isi yihuta kandi itabashakira neza. Akenshi tukabatoza kumenya kubaha, kumva no kumvira, kumenya gutinya ikibi. Ibyo byose mukabikora mushingiye ku ndangagaciro z'ivanjiri twigishwa mwigisha. Babyeyi rero, abagira ngo ku munsi w'umuryango cyane cyane rwose twifuze kubaka umuryango ushyira imbere uburere bw'abana, ushyira imbere uburere bw'urubyiruko, kugira ngo badatwarwa n'iby'isi tubona bitari byiza, bitabafasha. Umwana akure ku mutima, akure ku mubiri, akure ku bwenge, akure no mu kwemera. Ibi nifuza cyane cyane ko bihera mu miryango remezo. Ababyeyi b'abakristo, muharanire kuba intangarugero aho muri, mutoza abana banyu uburere butuma bazamuka kuko banogeye Imana, banogeye n'igihugu. Ibyo nibyo dukora tunyuza cyane cyane muri komisiyo y'iterabusho ry'umuryango, n'iterabusho ry'abana, n'iterabusho ry'urubyiruko. Tukabaza kandi dufite gahunda yo kuzabikomeza kuko ari ubutumwa bwa Kiliziya. Twabivuze, uburere tugomba gutoza abana bacu no kubatoza kwita ku buzima. Navuze umuryango ni igicumbi cy'ubuzima, aho ababyeyi batoza abana kubaha ubuzima, ariko twe babyeyi na mbere tugomba kubaha ubuzima, tukabitoza n'abana bacu. Umwana agakura azi ko ubuzima ari ikintu gifite agaciro gakomeye, kandi ko ntawe ugomba kubucuruza undi cyangwa kimwe se no kubufata nabi. Akaba ariyo mpamvu muri gahunda dufite tugiye gutangiza uyu munsi, Diocese Gatolika Byumba binyuze muri Caritas ifatanyije n'umuryango World Vision, twifuza gutanga umusanzu wacu cyane cyane mu kurwanya imirire. Iyo tuvuze uburere n'uburezi n'uburere bw'abana, umwana aravuka ariko akiri gufatwa neza. Bavuze ikibazo cy'imirire mibi. Turifuza uyu munsi gutangira icyo gikorwa cyo kurwanya imirire mibi. Ni ikintu kigari. Ntabwo ari imirire mibi gusa, kurya wenda ibiryo bidahari, ariko burya duhera ku isuku. Gutoza abana isuku, bakamenya kugira isuku ku ntoki, bakamenya kugira isuku ku mubiri, kugira isuku muri byose no mu myambarire. Ibyo bikajyana no kubaha indyo yuzuye kugira ngo bakure ku mubiri, kandi ibyo bituma bakora neza mu bitekerezo no mu myigire yabo. Tukaba twifuza ko iki gikorwa bakristo mu kigiri cyanyu duhereye ku miryango remezo. Bavuze
kizakorwa hano muri paruwasi ya Bungwe mu karere ka Burera, ariko no mu yandi maparuwasi ari muri kano gace ka Byumba. Tukifuza yuko kizagaragaza impinduka koko. Abasaserdoti, Karitasi n'abandi bafatanyabikorwa bazaza babegera mukumva yuko byose ari ku neza yanyu. Tukifuza ko mu mezi 3 ari imbere hazagaragara ko impinduka. Abanifuza rero ko mu miryango remezo by'umwihariko, mu miryango remezo muzajya muterana musenge, muzwe n'isengesho, muzirikane kurebwa abana bacu, ariko muzirikane ku buzima bwabo mwinjira muri ino gahunda tugiye gutangiza uyu munsi. N'abashimira by'umwihariko abafatanyabikorwa bacu, World Vision ibinje muri Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba, ubufasha no gufatanya biyemeje abafasha bikuye ku mutima. Nsaba yuko muza kugeza kuhagarariye World Vision ku rwego rw'igihugu ishimo rya Diocese ya Byumba muri iki gikorwa, dufatanye muri byinshi kandi tukaba tubiseza ubufatanye, twifuza impinduka mu mirire y'abana bacu kandi twifuza ko bitazasubira inyuma. Nashimye n'akarere ka Burera uburyo dufatanye kandi tuzafatanya muri iki gikorwa, kuko nk'uko umuyobozi w'akarere bivuze, aba bana bacu, abakirisitu bacu n'abaturage b'akarere ka Burera, iyo abana bameze neza kiliziya imeze neza, iyo abana imiryango imeze neza n'akarere kaba kameze neza. Twese guhuriza hamwe tufitemo inyungu, kuko tuba dufasha abakirisitu bacu, abaturage bacu. Nkaba rero ngira ngo nsoze iri jambo nshimira gushimira mwese abitabiriye uyu munsi, nshimira ababigizemo uruhare batandukanye, nshimira abasaserdoti baturutse hirya no hino kuza kwifatanya natwe muri iyi gahunda. Ariko mu gusoza babivuze, tuvuga umuryango cyane cyane, ariko tugomba no kuwutegura, kubaka umuryango mwiza. Tujya tuvuga kandi turabizi amakimbirane mu ngo zacu, ingo zisenyuka, ariko burya impamvu nyamukuru ni uburyo abashinga urugo baba biteguye. Tukifuza rero yuko nka Diocese, nka Kiliziya mu Rwanda, twifuza ko dufasha n'abitegura gushinga urubyiruko rwacu. Bavuze komisiyo y'umuryango y'ibyiciro bitandukanye bitatu: abana, urubyiruko n'ababyeyi, ingo z'abashakanye, ihuriro ry'ingo n'abageni ba Kristo. Turifuza rero mu rwego rwo gufasha urubyiruko mu gutegura ingo, gushinga urugo, hari imfashanyigisho yateganyijwe y'abitegura gushinga urugo rwa Gikristo. Ni iki gitabo cyashyizwe ahagaragara n'inama y'Episkopi binyuze muri komisiyo ishinzwe icyerekezo cy'umuryango. Abagira ngo ku mugaragaro uyu munsi iki gitabo cy'imfashanyigisho cyane cyane bazakifashisha n'abategura urubyiruko, abasore n'inkumi bitegura kurushinga, kugira ngo namwe rubyiruko ibyo abasaserdoti bazababwira cyane cyane bikubiye muri kino gitabo, ariko tukabashikarira no kukigura kugira ngo mujye mugisoma, mwitegure, muze kwigira umubano mufite iby'ingenzi bazabahugura kugira ngo mwubake urugo rumeze neza. Abagira ngo rero kino gitabo nimurike ku mugaragaro mu rwego rwa Diocese ya Byumba, abagira ngo kandi abasaserdoti bari ahangaha bigire imbere hano, tukibahe ku mugaragaro kugira ngo bakigeze mu maparuwase yabo, bazajya bakifashisha mu gutegura urubyiruko, abasore n'inkumi bitegura kurushinga, kugira ngo twubake koko umuryango utekanye, umuryango ufite amahoro, umuryango urangwa n'ubuvandimwe. Muri icyo gitabo inyigisho nyinshi, ibi twavuze byose birimo. Abatsikaje urubyiruko kwitabira gutangira kwitegura kare kurushinga, cyane cyane mujya mu nyigisho za kategori zibategurira, zibafasha gutangira kwitegura kuzashinga urugo, muzi neza inshingano, muzi neza icyo musabwa kandi mukanacyemeza. Abagira ngo rero muyagire hino, abapadiri bari hano, igitabo ntibahe ubwo kizahita kijya mu maparuwase yose, gitangiye kwifashishwa mu gutegura urubyiruko, abasore n'inkumi bitegura gushyingirwa.